Yes, ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze nanone kuri Top Up TV, aho ukura trending news na stories zishyushye mu mujyi, breaking, amakuru yose agezweho umunsi kundi, umunota kundi. Ya ndizera neza ko noneho umaze kumenya aho uzajya usanga amakuru agezweho ko ari hano kuri Top Up TV. Uyu munsi rero kakanya story nkuzaniye ni story ya Jihad. Uyu munsi agire gutya acimpaka avuga ati abantu mujya mu mwanya sumutinganyi nkuko byagaragaye, amafoto yagaragaye ari kugira arimo yikinisha ama video, ariko we uyu munsi yagize gutya hajya hanze video ye ari kumwe n'umukobwa bicaye, bigaragara ko bari mu rukundo basomana, ya kugira ngo ngira ngo yagira ngo twemeze yuko koko ari umugabo nk'abandi. Ariko ikintu gitangaje no mukobwa asanzwe azwi, yitwa Sharon, yani inshuti ya DJ Brian cyane cyane. Binavugwa ko nawe uwo mukobwa Sharon ari umutinganyi. Ngira ngo hari umukobwa muzi witwa Albina yakoraga kuri Flash mu kiganiro cyabaga kuwa gatanu akorana n'uwo bita The Black, ariko nyuma yaje kujya muri Canada. Gusa bivugwa ko ari umukunzi wa Albina nyine n'abatinganye nabo. Ariko nkuko ubibona muri no video, Jihad ari kumwe n'uwo mukobwa, ya murayibona ibyo barimo. Ubwo rero urandika muri comment, ese Jihad urabona ari umutinganyi cyangwa umugabo nk'abandi? Urakoze kumpaye umwanya ukaboneza amatwi, kora subscribe kugira ngo tujye duhana amakuru buri munsi.